Nyamba aramufata amujyana iwe, aramubwira ati ngwino buri wanjye umwana w'umukobwa mu gihe ugiranye ikibazo nandi n'umugabo. Icyakurikiyeho Miki yaragiye agiye kuba kwa Nyambo aba iminsi, ariko Miki namuhamagara nk'umuntu wari warigeze gukundana nawe mwumva aratetse. Nabase Nyamba yakwigize umukozi, usigaye gukora kwa Nyambo uteka gute? Ngo urumva ngo dufite umukozi ngo ariko ngo nige nsigaye njya kugaburira abakinnyi. Ibi ni utunye mbivuga ko Nyambo nta kibazo dufitanye. Nyambo sinzi niba ari nabo baga wabikubwiye, ngi naje kugufata aho ngaho nkugarura iwanyu kuko nabona guri murakora ibintu bidakwiye. Miki nagenda mufata ndamugana isubira iwanyu, turashyira umutekano uvuye ku murenge, turabisaba nihagira umuntu uza kongera akabatera iwanyu, umurenge uzazo bakemurira ikibazo. Turi mu gihugu gifite amahoro, ntabwo ushobora gutera ubwoba. Ese undi mubona ko umuntu atabavuga amakeka ko umuntu abatinya ubundi mwebwe muraza mukavuga ibintu mushaka bitunguka. Gira ngo ndaza ngo ndire nta muntu ndimo ndagira ngo agendere ku marangamutima yo kubeshya n'ibiki. Urabizi ni wafungisha mama ndagisorezaho atajyana umuntu n'umugeni atanacyumvisha. Ikintu cyaje gukurikira Miki namufashe mukura kwa Nyamba musubiza hariya kwa ko Nyambo ngo Miki yarasigaye amwifashiriza, ariko Miki atagikina filime, yagiye kwihisha umugabo babyaranye, sibyo? Ikintu cyashe no gutuma n'uwo mugabo byose abikora nabyo. Ku rundi ruhande cyambabaje nuko amukubise kuko sinkunda barakunda kurwana, sinkunda umuntu wotera igitsina gore. Mu ufite kubaha abagore kurusha imbaraga, ariko nawe afite ikintu kinakurusha, yarakubyariye, sibyo? Wigaye kabisa nawe ku rundi ruhande wigaye. N'umugabo wese ubikora yigaye ntago ari ubugabo. Uri kumva cyaje gukurikira we Miki? Urabyibuka neza ikintu cyo cyateje intambara yose nuko wafashe umwana wari wavuze ko ngo mwashwanye mwagize gute, uramufata umukurayo. Bimwe nakubujije mbere ubyibuke, uramukura iwanyu aho uvuka, umukurayo umujyane wabo wande w'umuhungu. Umugejeyo mama we yemera kumufata ko yarabyivuge, ngira ngo bushize hariho nabibonye babivuga. Mani nyine I'm sorry ko ntabwo nkunda kuvuga bino bintu, nyine biba bimbabaje nanjye. Ntabwo ndi umuntu mukuru, ndi umuntu w'umugabo nkuriye kuza kuvuga bino bintu by'amatiku mundi sibye no kubivuga sinjyana nabireba. Ariko mani Queen arababaye tu hejuru y'amagambo umuntu amuvuze aranamukunda. Ikintu kibabaje n'ukuntu Queen anakunda Miki. Queen niwe muntu wa mbere ujya guhamagara Miki akamugira inama bakanaganira. Uri kumva bamara kuganira n'inshuti akambwira namukumbuye, tukajya no kubasura, twagiye no kubaha ikiganiro. Murabizi njye njya kuri channel yabo njya kubaha ikiganiro, ayo ni amafaranga. Ndicara bambaza yukuntu mbayeho, ndabasobanurira banameze neza, bameze neza kandi n'umurya agana inshuti yanyu n'umuntu w'umugabo. Ikibazo kiri kuri umukobwa uza kurwanya undi mwana kuri ntacyo gutwaye, sibyo? Ntabwo ubukwe bwacu ikintu kizabwica ntabwo uzaturuka kuri wowe. Ntabwo ayo magambo ngo ntabihari, ayo ibyo bintu uraza kwa ngo ntabihari. Hari umuntu ngo mutwere, hari umuntu wakwatsa amafaranga. Si ibyo gusa, amagambo amwandikiye kuri WhatsApp ya boy, izo voice note wakoze delete for everyone, twazumvisha mbere ko zisiba. Ziranahari, ziranabitse. Hari ibintu umuntu atajya kuzana kuko sorry, hari abantu mwe mu kazi kabo muza kureba bino bintu kuko hari impamvu cyangwa byumvikana kubera irindi shingiro naka bifite. Muza kumva ibintu bitubaka bitagira ute, ariko mu buzima n'ujya gushyira umuntu kuri kamera ufite ikintu ugiye kumubaza, banzu umeze niba ameze neza, banzu umenye ibibazo afite, banzu umenye ikimutera kuvuga ibyo bintu. Nje ntabwo akanya kuza ukamvuga nabi ukavuga ibyo ushaka, it's up to you. Nta mwanya mfite wo kuza kubireba. Buriya umusaza niwe watubwiye ngo umwanzu cyangwa gutera imbere bisaba kwirengagiza abantu bose bakuvuga, ntacyo byagufasha, sibyo? We Miki ku giti cyawe reka twicare dushyire bino bintu hanze uko niwo dushaka tubikira hanze. Uwo munsi uwo mujyamo mu Rwanda ngo mwapfuye ko wajyanye umwana hariya, warabimbwiye, sibyo? Maze kujyana umwana hariya none ngo ukajya uhamagara mama w'umuhungu ngo uwo mwana mu gitondo hari ibintu mugomba kujya mumukorera, ngiye bwanyara mukoreraga. Arakubwira ati ndabyemeye ariko tugomba gufatanya kuko umwana n'uwanyu. Urabyibuka niwumva ari cyo ndi kubeshya, yewe no mubyeyi ubwe yarabyivugiye. Ibintu bagomba gufatanya ni ibyanyu ntabwo byari ibyanjye, ariko ngiye byiza nagerageje gukura ahantu bari bagiye kugukubitira uno mugabo mwabyaranye. Wowe nguvuga ngo nta yo niba nta ex ugira wabyaranye n'igiti. Erega kugira umugisha ukabyara n'abandi bazabura umugisha babyare. Ntago ari uko turi ingumba, ntago ari uko ibintu bitarabigeraho, nuko Imana bitarabishaka ibyo gihe kigera, sibyo? Uri kumva wowe ku giti cyawe aka kanya uri kuza ukavuga ibyo ushaka. Reka dusoreze no kuri iki kintu, tureke no kuzenguka tunanyuza abantu kure, tubivuge binarangira. Impamvu iri gutera bino bintu byose iri gutera ihungabana
ni ukubera ko mama wawe aka kanya ari inyuma y'imigozi, ari inyuma afunze azira gucuruza, kunywa, kuranguza ibintu birirwa batuza gukora, kanyanga n'urumogi, sibyo? Reka tuvuga ko byabareze byanabatunze, mwarakuze. Wowe urajya kuzana Queen mu buzima bwawe gute? Uzi ukuntu abayeho, uzi ukuntu twe tubayeho, uzi ubuzima tubayeho, urabuzi. Mama wawe nyuma yo gufungwa azira gucuruza urumogi, yazize gucuruza urumogi atarimo aragutunga, none kugira ngo wewe ugerageze witeze imbere, unamushimishe, unamusure, urimo uraza kuza kuvuga abandi bantu ngo nabagirigire. Mama wajya gufunga, wibuke neza ni wowe ubwawe wamutanze. Ibyo nibyo bintu bitumye Mikasa, nibyo bitumye Mikaza imbere ya kamera akajya avuga ibyo ashaka, mpamvu ubona avuga azavuga ngo natunga abagabi. Ibyo byose ndi ari kuvuga ni ihungabana. Miki yafungishije mama we, ariko amufungisha mu buryo ntago ari ngo mbivuge, ari ibintu bitari na ngombwa kugira ngo ubwe wiyirengere. Biri kwibaza ngo mubuhe buryo. Ibyo ngibyo ni mu bikene nabyo ndaza kubibabwira, ariko ndumva atari ngombwa. Ariko mu buzima ntugafate ihungabana ryawe, unafate ibintu twanyuzemo ngo tuzane mu bindi ko ntabwo ubuze aho twavuye. Ntabwo ndi kugusebya, ntabwo ndi no kuvuga mu bundi buryo bubi, ndi kuvuga ibyo washatse ko tuzana tukavuga. Yego ngiye natandukanye nawe, ndi muzima bwanjye nawe uri mu bwawe. Niba uri kubuza ngo kubeshya, menya kuri kubuza ngo kubeshya. Kwanza ikindi kintu kigiye gutuma ukomeza guteza ibintu bibazo byose, nacyo kibuke. Wakimbwiye kuri WhatsApp, sibyo? Kiri no hanze. Ese Miki kuki ukunda amafaranga cyane? Ntabwo ushobora gutuza ukarya amafaranga wavunikiye makeya. Ubu ntabwo ushobora gutuza byibuze ufite filime abantu bakunze. Ushize nabwo mugende muri filime za Miki, murabyibuka filime ya Miki arimo arakora, n'umugore arimo arakora minti, ariko ikosa arimo arakora rigiye gutuma umugabo yongera akagaruka. Reka nabyo ndibabwire kwanza kuri niwe utumye, kuko ntabwo nkunda kuzibira kamera ngiye kuvuga gusa. Uko umuntu wese uzamvuga ikintu kiri mu buzima bwiwe kikamutunga azagikora, ariko n'uwinjira mu muryango wanjye uzawinjira mu bindi bintu binini utari bashe guhagarika. Aka kanya we Miki icyo ndi gupfa n'umugabo kikongera kuguteza ihungabana. Ndavuga umugabo mwabyanye, ntabwo ndi kuvuga Aga, sibyo? Aga ni umuntu w'umugabo, ni umuntu ku giti cye wirwanyeho, azaturutse kuri TikTok, aka kanya yaje kuri YouTube, mumeze neza, it's okay. N'Imana ikomeze bashyigikira igihe cyako umuntu abaho, sibyo? Ariko ufashe umwana wabyaranye na Sam umugize inzoka muri filime yawe. Ikintu cyo kiguteye ihungabana kuba Sam amagambo akubwira wowe ubwo utari kubasha kuyakira. Nibyo uri gucuruza, kuko utashatse undi mwana mu casting umugire inzoka. Ufashe umwana mwabyaranye umugize inzoka, rero byo muri kuvugana wowe ugahita uzana amarangamutima ukaza ukayatura ku bantu mutanaherukanye, muberuka kuvugana, tazi ubuzima babayemo, ahubwo just we kugira ngo nyine ubeho. Utangiye guhimba ibindi bintu bidahari, utangiye kuvuga ibindi bintu tutazi, utangiye gukora ibindi bintu warengereye, warenze umupaka, urimo urakora ibintu bitubaka. Ntabwo wagombaga kuza kwinagira umutima woroshye. Izina ry'Imana ndahiye imbere y'Imana, ndahiye ku babyeyi, ndahiye ku bantu nzi, ndahiye ku bavandimwe, ndahiye ku bantu bakuru, ndahiye ku miryango. Ntabwo nari kuza imbere hano ngo ngire ikintu mvuga iyo utavuga kuri Queen ya ntabwo ari kubasha kuvuga, ariko bibaza ngo uyu ari kunziza iki, ngiye napfuye iki nawe. Ese ntabwo ushobora kumva ko kuki ushobora kuba uri ikibazo muri society, ntabwo ushobora kuba utabangamiye abantu, ntabwo ushobora kubaho udateje intambara mu bantu. Nibyo pe uri umukobwa warakaye wirwanye, nibyo ndanabikubahira, ndanabigukundira ko warirwanye akanya ko ufite ahantu wageze, ariko ntibyari bikwiye ko uri umuntu mukuru uzuvuge ku bandi, bavuga ibintu bitubaka, uze no kubasenyera. Ubu se numara kudushwanisha uzunguka iki? Numara se kudusenyera basi wowe uzubaka iwawe, uzabaho se mu buhe buryo? Ni ukuri kw'Imana ntabwo ndi umuntu ukunda amatiku, sindi umuntu ukunda kuza mu bintu bitunguka, ndi umuntu w'umugabo wayo mu buzima bwanjye, ndi umuntu w'umugabo wayo mu buzima bw'ibanga, nta n'umuntu ubuza amakuru yanjye. Niba ngiye mbabwiye by'ibanga, ni ibanga riri mu kigihe kinini, kuko yari insabye arambwira ati ibi bintu ngewe nibyo bintera ihungabana, ariko noneho ryahungabana nanjye byagezeho. Bamuganiriza, dufite abaganga baganiriza abantu barwaye indwara zirimo ibintu bibi bakoze biri kubagaruka. Iminsi buriya yaba myinshi, niziko hemutse no guhemukira umubyeyi, none akigukunze ngewe ntago ambabarira, nanabibona ntago byari ngombwa ko nzabivuga, ariko ndabivuze kuko ari umwana wabinsabye. Bivuze mbabajwe n'umuryango wanjye, yinjiriye avuga ibyo ashaka, ari none no kwisekera, ari guseka nyine, arakunze byose by'umuntu uri guseka,
ndetse ukumva ko nyine uri buze kubaho wamusebeje kandi ukumva uri buze kubaho neza, ukanabaho uko ushaka, ariko byose bikava mu mbaraga n'imitsi zirimo gusenya bagenzi bawe. Namubajije uyu Mika ajya gukora ikiganiro mwabonye, aravuga ngo nyine yansubije mu munota adashaka kumvugisha, biturize ndanabyihorera narabizi. Ngiye ko numva yandikiye Queen ngo nayo ndi kuvuga ngo Mitsutsu. Uri kuvuga Mitsutsu ahurira hehe nanjye? Mitsutsu erega ntabwo kuvuga ibintu mwabihishe bitavuze ko turi kubyumva, turi abantu bakuru twese, sibyo? Turi abantu bakuru twese. Uri kuvuga Mitsutsu mutsara bafitanye ikibazo, uramugarura mu bintu utamuvuzemo gute? Kandi gutyo mugenda ese kuki ushobora kubana nabi n'abantu? Abantu ntibakunda filime zawe. Hari umuntu utareba filime za Mika. Mika afite filime yitwa Igihome, akajya n'indi filime yitwa My Daughter, sibyo? Izo filime zose Mika zikoramo zikaba zimutunze, watuje ukarya aho ngayo ukabaho gutyo ko abantu bagukunda bazagushyigikira ugatera imbere. Ese ko niyo abantu batagushyigikira ko Imana izahaba ugakomeza ukabaho, ntabwo ushobora gutuza ukumva ko twese turi mu Rwanda kandi dukeneye amahoro, dukeneye n'amafaranga, ariko ukareka kuza gucreating ibintu bibi. Erega hari akazi kenshi dukora ku ruhande. Nge aside y'aka kazi nkora, njye n'ibindi bintu nkora pe, aho tubikoreramo barabizi, abakiriya banjye barabizi. Ntabwo undi muntu ukunda gutwikira ibintu ngo ngiye kubeshya ikintu kinini. Niyo nagikoze ari plank, wenda nagiye hanze barabikoresheje wanjye nawe abari mu muri plank, nubwo buzima tujye twibereyemo kandi dufite abantu bikunda banabireba, sibyo? Wakanyura ikuruka mura dufite ibyo bihumbi birenga ku munsi, ijana, ukavuga ngo reka bana abantu inze nkwereke. Ese ngwino twereke, ngwino tukurebe. Ese ukika ko mu buzima nukomeza kuba uhanganye, ntabwo ushobora kuba udasupportinga abandi, ntushobora kuba udafatikanya n'abantu. Impamvu n'ibyo bintu ntazi imbere ya kamera ngo ngire ikintu mubwire ngo kuri ubwo buzima, nuko ari n'umuntu ubayeho nabi kandi agirira abandi nabi akabaho ari wewe. Gusa akanya ko wabikoze kugira ngo ubeho, ko wabikoze kugira ngo uhuze n'abantu. Ubu ngubu abantu mwahuje, uziko n'inshuti zawe zishobora kuba zitakwishimiye. Nese wamarira Queen ari kurira ako gahinda wamuteye ko byibuza we nagukundaga, niho ushobora no kubaha ko uyu muntu agukunda. Ese none no kubaha yuko byibuza nubwo yaba atagukunda anakuruta byibuza kandi akajya nakugira inama. Ngiye nafashije abakobwa benshi muri ubu buzima muri aka kazi kandi bose bambere abana beza. Nta n'umuntu umwe wamfashe nanjye ntashimiye, twese twarafashije, sibyo? Aka kanya ngiye nafashije umukobwa witwa Mimi, yari afite talent araza bingezaho. Mimi ngo ari maraba muri Amerika, muramuzi twakinaga akagoroba kabugiye kambere, ugende mu karebe bikumva. Bikeshatse umunyamahanga nako Mimi sorry bikari kumwarukamo cyane kubera kumvugaho nabi bigatuma wenda no kwitirana. Mimi yarashatse namutaye bukwe naramwambariye ntacyo ntakoze, ari hanze Imana yanyujemo umugisha wiwe nanyikira hagati afari kuza babwi ko nawe afite impano, ngira icyo nkora aragenda, sibyo? Mikuraza wowe uri hukuntu waje urabyibuka, uzamwe n'umutipe yitwa Umukada, uriya munyamakuru ajya amuvugaho. Nge ntabwo macha kugira ikintu nemeza, ariko ibyo avuga arabizi, ntabwo abeshya. Umukada aramuzi niwe waje wawugiye muri process, arabizi, sibyo? Mika kakanya ku buzima bwiwe byose byarakunze, amaranga mutima za kuzamo, tujya mu bundi buzima dukora ikindi kintu kinini abanyarwanda banakunze. Nibwo bwa mbere nerekanye n'umukobwa dukundanye, ndamuzana ndamugaragaza, nagomba kuba proud yiwe uko yarankundaga pe. Gusa numvaga atakinkunda kuryazana na depression tu imeze gutya. Je numvaga ari muzima bwiye ko sinamuye muki, ubwo yafashe umwanzuro wo kuna, aragenda abayeho neza, ari kumwe n'umugabo Imana yishime agana intwari. Nge ntabwo nshobora gusabye umuntu wa mugabo Imana izakomera umugisha, uri umuntu w'umugabo cyane. Twarahuye twaraganira urabizi, sibyo? Ni mu gihe utabaga uhari twaragendaga tugakora, ukaba unyizeye nkuko nanjye nabaga nkwizeye, uri kumva? Twarahamagaranye, arambwira grand frère, arambwira regent, n'amagambo akunda gukoresha nyine ntago ari indya, ngiye murazanye mu ryaryo rabibona. Ni umuntu nyine twajyaga guhura ntiturebe ngo nkajyaho nkanakora, akambwira regent reka ngoreze essence, ngamba oya nta kibazo, imodoka ngiye essence nta kibazo. Ahubwo icyambere cy'amafaranga bitambye n'ubushuti, tugahura tugasangira, ntabwo amwe inzoga, ariko Miki bamwe inzoga. Ahubwo ikibazo niba amara kuzinywa, njye Miki bwa mbere ambwiye ngo ngiye kujya mu kiganiro kwa Emirene, twarakundanaga sindi kubeshya, sibyo? Arama ngo ndabanza nkirimo akayigizo ngo nibwo mbacyushye mvuga ibintu nshaka. Ako kayigizo unywa Emirene wezo nzoga umwesha abantu, ufashe inzoga uyiguriye umuntu urayimuhaye, simbizi ndabaza ariko ndi gushidikanya, ntabwo ndi ko gushinja. Ngemera uko umukobwa aza yayinyweye, sindi kumubeshyera. Niba koko uwo muntu wagiye ubanza ukamenya niba ujya gukoresha umuntu ikiganiro, ukamenya niba ameze neza,
umuntu azivuga ngo ndakagira igiri yego wenda ndashobora kwandika sibyo sinzi ikintu ushingiraho bivuga ariko nanone kurundi ruhande je murabizi naje nikora projet zanjye za gisirikare nikora ama content manini arayareba umunsi umwe aricara ambwira muranyihangane umunsi nahinduye mood nkunze kuba ndimo nkunze kuvuga nabi iricara amwe ngo reje ngo projet wakoze ngo n'Imana ubwayo izazi guhemba nubwo nta munyamakuru ugeze uvuga neza kuri video bone miliyoni 22 icyo gihe nizo yari ifite ngo ufite miliyoni 23 sibyo ndamubwira ni byose n'umugisha w'Imana ndetse n'abantu twakoranye ntago nabikoze njyenyine ntago bira n'injye babyishoboje yo hataba abandi yo hataba team yo hatawe n'itekerezo n'icyanjye ni njye nyiri idea and the mastermind ariko habaye gufatikanya nkuko nawe namufashije akakanya mukaba muri kumubona nkuko nawe na Kiramana yamufashije ntago namufashije njyenyine ntago nashyize ikirenge ku buzima bwa Miki cyangwa kuri filime za Miki mani Miki tugihurira ku Gisenyi nabyo reka mbivuge twarahuye turi gukina game twamye nyine twitembera bisanzwe nyuma ya game arambwira ati reje nabonye uri umuntu nyine uvugisha kuri turi gukina za Troll Day man dore ubuzima bwanjye niberemo n'umunya mbona uri umuntu mwiza njya mbona ukina filime nziza ndagukunda nkurije n'ibihangano byawe dore ubuzima bwanjye mbayemo dore kino gihe twagize ibyago arabinyereka byose n'ubuzima bari babaye muri covid arabinyereka nyine sinzi ikiganiro nagikoze nyine kuri cana gutyo runaka mbona nyine birambabaje binkoze ku mutima tu ndavuga man Imana izagufasha nanjye niba icyo ngufasha nzakigufasha ntabwo nigeze mubwira ngo ngiye kugufasha direct akenshi ushobora kubivuga ari uburyarya ngiye nabivuga ati Imana ningira iki mfasha